Aho neza nanone ni Key Property Rwanda nk'ibisanzwe, njye nitwa Kelsi. Uyu munsi rero turi Kicukiro Kagarama, ahazwi cyane nko ku Muyange. Dufite inzu nziza rero nini nk'uko muyireba inyuma yanjye, inzu ya etaje nziza nini y'ibyumba 5, ubwogero 5, salo, saramanje, igikoni na annex zo hanze. Ikaba ifite na parikingi nziza nini ishobora kujyamo imodoka 3 ubwoko ubwo ari bwo bwose. Iyi nzu rero ikaba iri ku buso bungana na 420, ikaba iri kugurishwa amafaranga miliyoni 250 z'amanyarwanda. Mureke rero dutemberane mo imbere mu nzu yacu turebe ibyiza bitatse. Like October skies, fumbling, lost all track of space and time, and I know how things. Inzu yacu ikaba iri kuri kaburimbo neza nta minota na mike bisaba kugira ngo ugere ku muhanda munini. Twinjirane rero mo imbere turebe ukuntu mo imbere byifashe. Murabona ko iri ahantu heza cyane haryoshye habereye ijisho, nanjye rakifuza gutaha. So ni muri parikingi, murabona ko ari parikingi nziza nini rwose yisanzuye ihagije, ijyamo imodoka 3 ubwoko ubwo ari bwo bwose bw'imodoka. Bikaba binoroshye rero kuba wakorera ino parikingi yacu isuku. Haruguru aha hakaba hari jaride nziza y'icyatsi irimo pasiparume ndetse n'ibiti, urebye n'ibikura bizaba bisa neza. Aha naho hari akajaride gatoya gatuma mu rugo rwacu hakomeza gusa neza. Aha naho kuri uru ruhande hakaba kandi kajaride, ndetse n'aha ngaha naho murabona ko hasa neza cyane. So kuri uru ruhande rero narwo dufite indi jaride y'icyatsi. Murabona rero hanze ukuntu ari heza, mwibazamo imbere ukuntu hameze. Niba hanze hameze gutya rero, mureke tujyanemo imbere tujye kureba ubwiza buri imbere. None ni kuri bariko ya mbere y'inzu yacu, murabona ko ari bariko ihagije. Tuvuye hano kuri bariko uhita winjira muri salo. Murabona ko ari salo nziza nini ihagije, ubwoko bwose bw'intebe bukoreshwa muri salo hano bwajyamo rwose nta kibazo. Murabona ko ifite parafo nziza iri modani igezweho ndetse n'amatara agezweho. Aha rero ni umwanya wagenewe gushyirwaho televiziyo. Murabona ko ari umwanya munini, ubwoko ubwo ari bwo bwose bwa televiziyo hano bwajyaho uko bwaba bungana kose. Aha hakaba n'umwanya wo gushyiraho indabo, amafoto se cyangwa imitako bitewe n'ubwoko bw'imitako wowe ukunda. Hakaba hari n'utubati hano hasi ushobora kubikamo udukoresho tunyuranye dukoreshwa muri salo. Murabona ko ifite imyanya myinshi rwose yo gushyiramo imitako, bigatuma harushaho gusa neza. Turi kujya no muri salamanje, hano naho ushobora kuhashyira udutako twawe. Hano rero turi ni muri salamanje, murabona ko nayo ihagije rwose ku muryango. Nayo ubwayo ifite parafo nziza igezweho rwose. Aha tukaba dufite umwanya mwiza wo gukarabiramo intoki. Murabona ko ari ibintu byiza biri moderne, nakita ko bigezweho. Aha kuri uru ruhande tukaba dufite miruwari wireberamo ngo urebe koko isuku yawe wayikoze neza. Kuri uru ruhande naho ukaba ushobora kuhashyira imitako itandukanye. Tuvuye hano rero tugiye kureba naho ibyo kurya bitegurirwa. Aha ni mu gikoni, ni igikoni cyiza. Murabona ko cyisanzuye, gifite amabara meza. Murabona ko kigezweho rwose, utubati duhagije tugezweho. Murabona ko ari ibintu byiza cyane, aho ushobora kogereza ibikoresho byawe, aho ushobora gushyira ibyo utagishaka ko bijyaho amazi, umwanya wagenewe gushyiraho
kwiziniyeri cyangwa ubundi bwoko bwose waba ukoresha mu guteka, umwanya wagenewe firigo, murabona ko ari ibintu byiza cyane, amatara meza yo mu gikoni, mbese murabona ko ari ibintu byiza cyane bidasanzwe. Umwanya wo gufata amazi uramutse amenetse hano bitabaye ngombwa ko yasohora hanze. So nyuma yo kureba rero hano mu gikoni, twatangira tukareba noneho ibyumba bigize inzu yacu. Tugiye guhera ku cyumba cya mbere. Iki kikaba ari icyumba cya mbere cy'inzu yacu, murabona ko ari kinini gihagije rwose. Idirishya hafi aha rizana urumuri ruri naturel mu nzu. Iki cyumba rero kikaba cyihariye no kuri dushe yacyo, murabona ko ari dushe nziza ifite amazi yo hejuru, tuwarete, mbega murabona ko ari ibintu byiza cyane, aho gukarabira mu maso ni ibintu byiza. Tuvuye ahangaha rero tunakomeze tuzamuke hejuru tujya kureba ibindi byumba byiza by'inzu yacu ukuntu nabyo bimeze. Icyumba rero cya kabiri cy'inzu yacu nacyo ni icyumba kinini cyisanzuye, nacyo murabibona ko gifite idirishya rizana urumuri rwiza mu nzu, ikaba gifite na garderobe yacyo cyihariyeho, murabona ko ari ibintu byiza cyane. Kuri uru ruhande hakaba hari dushe. Tuvuye hano kuri uru ruhande narwo tuhafite ikindi cyumba nacyo cyiza rwose, nacyo cyisanzuye, gifite nacyo ubwacyo garderobe nziza nini ifite ibara ryiza. Aha idirishya, umuntu uri muri iki cyumba rwose aba yirebera hanze nta kibazo afite. Aho gushyira igitanda, murabona ko hejuru y'aho igitanda kijya ari ahantu heza hasa neza. Iki cyumba rero kikaba kinihariye kuri dushe na tuwarete byacyo cyonyine, murabona ko gifite amazi yo hejuru, umwanya wo gushyiramo isabune, ahangaha tuwarete, aho gushyira toilette paper cyangwa papier hygienique, ahangaha naho gukorera tumwe twita nk'udusuku dutoya, gukaraba mu maso n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Kuri uru ruhande narwo ukaba ushobora kuhashyira etajeri y'inkweto cyangwa se ibindi bintu. Tuvuye hano rero dukomeze tuzamuke tujya hejuru turebe n'ibindi byumba. Tukaba rero tugiye kureba master bedroom cyangwa icyumba kinini cy'inzu, kikaba kiri hejuru. Iki ni icyumba kinini cy'inzu, murabona ko ari icyumba cyisanzuye nk'icyumba kinini koko cy'inzu, murabona ko ari icyumba gihagije, amatara meza agezweho. Iyi nzu nta hantu na hamwe wasanga itara riri aho riciriritse ngo nuko ari mu cyumba, muri korodoro cyangwa n'ahandi. Iki cyumba rero kinini cy'inzu kikaba gifite na bariko yacyo hano hanze, murabona ko ari ahantu heza ushobora gusohoka ukiyicarira ureba view nziza y'umujyi wa Kigali, ureba imisozi myiza itatse urwa Gasabo. Tuvuye rero hano tujye kureba ubwogero bw'iki cyumba cyacu kinini cy'inzu. Aha ni mu bwogero bw'icyumba kinini cyacu cy'inzu, murabona ko nacyo gifite amazi yo hejuru, tuwarete, aho gushyira papier hygienique, aho gukorera udusuku dutoya nk'utwo mu maso. Murabona ko ari ibintu byiza bigezweho. Kuri iyi miruwari ukaba ushobora kubikamo n'utundi tuntu mo imbere. Iki cyumba rero kandi kikaba gifite n'aho bambarira ku ruhande rwaho rw'icyumba nyine kinini cy'inzu, urabona ko gifite garderobe nziza ihagije nini. Kuri uru ruhande hakaba hari n'umuryango ushobora gukoresha usohoka nabwo ujya hanze. Murabona ko rero ari ibintu byiza cyane. Tuvuye kureba icyumba kinini cy'inzu rero turebe icyumba cya nyuma dusigaje. Murabona ko rero ari icyumba cyiza kiri ahantu heza, gifite garderobe yacyo cyihariyeho, murabona ko ari ibintu byiza cyane rwose. Kikaba gifite na bariko yacyo cyihariyeho. Aha naho ni ahantu heza rwose uhagarara ureba aha hepfo mu muhanda, ureba view nziza, ukareba ubwiza bw'u Rwanda. Rero iki cyumba kikaba cyihariye ku bwogero bwacyo, murabona ko ni bunini rwose burahagije.
nabwo ubwabwo bufite amazi yo hejuru, hano aho gukorera udusuku nakita ko ari dutoya, koga mu maso n'ibindi, tuwarete, murabona ko ari icyumba cyiza. Tuvuye ariko rero hano mu nzu, inzu yacu ifite na bariko hejuru, aho twakita kuri rooftop, hakaba ari ahantu heza cyane. Wow, murabona ko ari umwanya mwiza wo kuba waganiriramo, wateguye si ikirori gito ushobora kugikorera aha. Murabona ko ari ahantu hanini hisanzuye, ushobora gutereka intebe hano ukicara ukaganira n'umuryango, naho ubwaho uhicaye uba witegeye neza umujyi wa Kigali, ukareba ubwiza bw'urwa Gasabo. Rero mubonye ko inzu yacu ari nziza cyane rwose, nakwifuza ko haba iwawe. Mu nzu mo imbere no kureba hejuru uko hameze, aha hanze dufite n'ama anexi meza manini rwose. Murabona ko kuri kiriya gice hari ikigega cy'amazi, hanyuma hano hakaba hari undi mwanya ushobora kogerezamo ibikoresho, ibyombo n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Aha rero nanone hakaba hari n'undi mwanya ushobora abana bashobora kwicaramo, cyangwa se ukaba wawugira uwo gutekeramo bitewe n'uko wowe ubyumva cyangwa se ubishaka. Iyi akaba ari inzu y'umuntu udufasha imirimo yo mu rugo. Iyi akaba ari dushe na tuwarete, hano kuri uru ruhande naho hakaba hari sitoke. Murabona ko rero ari inzu nziza nini ihagije rwose k'umuryango. Tubonye ko inzu yacu ifite ibyumba 5, dushe 5, salo, saramanje ndetse n'igikoni cyiza, anexi nziza zo hanze, parikingi nziza nini ushobora kujyamo imodoka 3 ubwoko ubwo aribwo bwose, jaride nziza. Mubonye ko inzu yacu rwose ibereye umuryango. Iyi nzu rero ikaba iherereye Kicukiro mu Kagarama, ahazwi cyane nko ku Muyange. Nta minota bisaba kugira ngo ugere ku muhanda munini, kuko neza neza niho turi. Ikaba rero ifite ubuso bungana na 420, akaba ari $250,000 zonyine z'amanyarwanda. Mwakoze cyane kubana natwe.